Ikaze kuri Izobu, aho tubagezaho inkomoko y'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'ijambo ry'ukwezi kwitwaga Tumbanyakime mu mico ya kera. Inkomoko y'izina bakundaga kwita ukwezi kwa Tumbanyakime ni izina rifitanye isano n'inkuru z'umuco n'imyumvire y'abakurambere ukwezi ko mu kirere. Tumba hafatwaga nk'ahantu heraga cyane. Nyakime yagaragaraga nk'umugore w'ubwiza, ituze n'urumuri. Izi nkuru ntizisobanura siyansi, ahubwo zerekana uko Abanyarwanda ba kera basobanuraga isi n'ibiyirimo binyuze mu migani, bakabishyira mu mazina y'ukwezi n'igihe n'imico bijyanye n'ukwemera kwabo. Ukwezi kwa Tumbanyakime ntikwari gufite umubare uhamye w'iminsi, kuko biterwa n'akarere. Hari aho ukwezi kwagiraga iminsi 28, ahandi hakagira 29 cyangwa 29 n'igice, bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Bityo ukwezi kwa Tumbanyakime bigatuma kugira iminsi mike bitewe n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Muri kalendari gakondo wahasangaga amazina ajyanye n'ibikorwa n'ibihe. Urugero, habagaho ukwezi kw'isarura, ukwezi kw'ihinga, ukwezi kw'imvura, n'amazina y'inkuru n'imigani nk'uko izina rya Tumbanyakime riri. Uku kwezi kwajyanishwaga n'igihe kigaragaza umucyo mwinshi mu kirere. Ese uku kwezi wowe waba wari ukuzi? Jya muri komenti utubwire, kandi utubwire ikintu wifuza ko dushaka inkomoko yacyo tuyibagezeho. Murakoze.